Indirimbo uri gukora dore uratabawe wayihimbye bivuye kuki bivuye mu buzima bubi naciyemo ira mu mutara baraneragerana mu miryango iranyanga Imana iza kuyima icyo gihe Nyarudindiri ati ngiye producer sinamurushye Kiga bam bam di Hundingabo ho 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 hundingabo ya hundingabo daryama ngasinzira genda ntabwo bamfite nge muhanzi wakoreye ubu ngubu kajya nyine kwishimira intambwe amaze kugeraho ubwero ukavuga ati hari tafari nasizeho urumva ni benshi ariko w'ingenzi navuga n'abantu babona bigaragara cyane ni Bruce Melody genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire komeza kugubwa neza aho uri hose kurikira ibiganiro by'urugendo online TV Imana ikomeza kuguha umugisha cyane umwaka mushya muhire nitwa Samu Gakire Jerry n'ubundi ni kumwe nawe muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi murabizi ko mu ntangiriro z'umwaka tuba tugomba kubanza kubabwira ngo mugubwe neza kandi namwe batameze neza Imana niyo nkuru Imana byose niyibizi abantu bose bari mu bihe byabo bitari byiza mweze kugubwa neza cyane nkuko mubizi ko ndi inshuti y'abahanzi nkunda impano cyane ubwashize nakoresheje Esther na Nyarudindiri barambira ati ariko kukunda kuzamura impano nubwo dukuze nubwo dushaje uradufasha iki numva umutima urankomanze ku giti cyanjye mbemerera ko buri muntu wese ngiye kumukoreshereza indirimbo ya ikindi kandi mbere yuko dukomeza urugendo rwacu nagira ngo nkurangire abantu bashobora kugufasha mu gihe gito cyane ukaba utangiye gukirigita ku ifaranga aho nta handi ni mu kigo bita Fosco Training Center cyangwa se ubite kara abantu baje guhugura abantu mu gihe gito cyane muri Fosco Training Center rero baragufasha kuguhugura mu gihe cy'amezi 2 babe baguhaye certificate cyangwa se certificate ubashe gutangira gukirigita ku mafaranga ikindi kandi iyo certificate baba baguhaye igufasha bagufasha no kugushakira akazi iyo wamaze kuguhugura muri ibi bintu ngiye kukubwira mu bintu bijyanye na marketing baragufasha cyane sales customer care ndetse n'indimi ibi ni ibintu rwose usanga biri mu abantu benshi bari gukora kandi ugasanga ntago bari kubikora kinyamwuga rero baragufasha kubikora kinyamwuga kandi certificate batanga cyangwa se impamya bumenyi abari mpuzamahanga nyine uvuga ngo izo certificate zabo ni mpuzamahanga kuko bakorana n'ibigo bikomeye byo hanze urabagana rero babashe kugufasha ukirigite ku ifaranga mu mezi 2 gusa ufata amahugurwa y'ibyo bintu nakubwiye hejuru kandi bakagufasha kugushakira akazi ni ikintu cy'akarusho cyane urugendo rwacu rugahita rukomeza ibintu bimeze neza cyane audio uyu munsi rero turi kugana kuri studio ni studio imeze neza cyane ikorwamo na Fazzo anaba producer babiri Fazzo Big Production ndetse n'umuntu bita Vani Pro abo nibo bakora kuri studio nibo ahangaha duhagaze bikabatambuke n'ubundi baze kugira ngo tubashe kwinjiramo hano muri studio n'umuri turi kumwe Nyarudindiri hindukira hano tubanze dusuhuza abantu meze neza turaho rwose turakomeye cyane turakomeye rwose nkuzanye muri studio inka surprise ngukora ntago warubizi nabyo narinze urantunguye rwose nagutunguye ubu ufite indirimbo bajya bavuga ngo abahanze ndayifite rwose cyane rwose ufite indirimbo zingahe mfite indirimbo 161 nkaba nashowe 6 gusa bugiye hari hagiye gushya esta ngwino bimeze bite uraho neza ufite umwaka mushya ufite indirimbo nkuzanye kuri studio abantu bajya bavuga ngo bagiye bumva ngo indirimbo zawe za Masegonda za nkundinga ufite indirimbo mfite indirimbo
munsi ufite indirimbo ugiye gusohora Ndirimbo sorry uri munsi. buririmbiremo hano bayita ngo iki Bayita nkunda ingabo. iyo yaramamaye cyane ku bantu badukurikiye ku bantu bareba urugendo online tv keep watching tujye kujya muri studio session zose ziri buze gukurikira uraza kuzibona uyu munsi ziraba zimeze cyane urugendo online tv keep watching. Uko nari nabibabwiye mu rugendo rwacu tuba turimo rwa buri munsi mu ntangiriro z'umwaka tuba turimo kugira ngo tubigishe tubentertaining ikindi kandi tunabane muri bwa buzima bwa buri munsi bwo gukosorana buri munsi cyangwa se bwo gukora ubuvugizi bw'abantu bamwe na bamwe. Uyu munsi rero bibaye ngombwa ko muri izi ntangiriro z'umwaka ni nababwiye ko ngomba kugaruka ku mpano cyane kuko abantu bari baravuze ati ntago uri kuza ku mpano. Umuntu bita Nyarudindiri na Masegonda tayari muri studio bahageze hagiye gushya iyi studio rero nababwiye producer babiri bakoramo harimo Fazzo muramuzi ni umuntu wafashije ba Bruce Melody ni umuntu wafashije ba Fireman umuntu wafashije abahanzi benshi ubu bakomeye amazina akomeye ni wumva Fazzo big producer uribuka mu ndirimbo za ba Riderman zo za kera uribuka projet nyinshi indirimbo zagiye zifata igihugu zikomeye uraza kuzibuka. Uyu mugabo rero muri kureba na uri hano niwe bamwita Vani Pro Vani Pro original umeze neza ndaryoshye kabisa. Iyi studio ku muntu dukurikiye ku muntu Fazzo bundi abantu bari baramubuze iyi studio urimo ukoranamo na Fazzo iherereye hehe mu mazi gihe kingana kimutangiye gukora? Iyi studio yitwa VIA Entertainment ni studio itunganya amajwi n'amashusho kandi neza. Voilà tumaze imyaka irenga 10 dukora ariko twakunze gukora muri Uganda muri Kigali tumazemo imyaka 2 ariko kubera zino situation zigiye zitandukanye zagiye zibaho za covid ibintu twari tarabyinsitara neza ariko covid atangiye kugabanyiriza imirindi nibwo twicaye na Fazzo big producer nko mwahoze mubivuga turavuga reka twinstara ibintu tugira ibintu twakora byiza bimeze neza ubu turi hano Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali original. Muri ndaje ndashyira abana adresse abantu bashaka kongera kumva touch ya Fazzo man Fazzo ngiye muzi n'umusaza nimba wumva umuntu bita Holy Beat rano umuntu wanyuze mu maboko ya Fazzo rwose nirebera umusaza ahubwo nuko ntari kumubona kuko ngewe twigeze tubana buriya tubana mu gipangu gutya neza live abantu bita ba Bruce Melody batari bafata abo beat ndi kukubwira bari bakishakisha ba Kalifani bakiri kwishakisha baba daton babonaga mu gipangu. Fazzo yakoze ibigwi ariko ni naramubuze yakoze ibigwi nanjye ndamwemera nje gutungurwa no kumva ko ari gukorera hano byarantunguye cyane. Iyi VIA Entertainment dufite projet ndende cyane dufite abanzi turimo tuzamura yenda harigiye muzagaruka twenda tubereka n'amasample y'abo bahanzi harimo bita ba Peter Bruce harimo ba Peace Creamy harimo n'abandi batandukanye ba Sylvain harimo bahanzi benshi hano turimo tushigira ngo tuzamura ubwo tuzakorana nimba ukunda impano nkuko nzikunda rwose arabo ndi burangire bakazizana arabo nzajya ngenda nzana bazajya banyura ku rugendo online tv habiga nti muze hano babafashe ni ibintu byiza cyane twese tugomba gufatanya kugira ngo umuziki wacu utere imbere. Uyu munsi rero nazanye abantu babiri harimo umuntu bita Nyarudindiri Nyarudindiri rero ndamuzi ubona byina yikaraga kumbwira ngo ahantu bazi gucuranga ngo nkabira ibintu byo kwa Roza Muhando yabaye Roza Muhando niko Nyarudindiri umubwira uti nako nawe arahari namubonye kabisa hano dukora ibintu byiza biryoshye cyane. Turashaka ko kwereka abantu ko hari igihe tuvuga ngo twajyanye umuntu muri studio akavuga ngo arase ngo ko mutatweretse ngo yatangiye gukora indirimbo wenda tugiye guhera kuri Nyarudindiri aze abanze byose turashaka ngo bibe sample aririmbe akantu ke banze ugira akantu gatumukorera tuzana n'umuntu bita
uriya reba aratwika noneho bamwita Masegonda abantu baramuzi cyangwa nkundi ngabo afite indirimbo zagiye zibica ku ma TikTok hari nk'indirimbo yambwiye ati uyu munsi ngenda akora indirimbo yanjye bita nkundi ngabo n'indirimbo yaririmbiye ingabo z'igihugu ndetse n'abanyamakuru ngo aba bitora buryo bamumenyekanishije isi yose ikamumenya rero Nyarudindiri nimba ari tayari egera hino kugira ngo nkwereke ukuntu ibintu bigiye kugenda neza cyane yambwiye ngo afite indirimbo 100 ndashaka ko Vani egera hano haruguru Waziriye hano kabisa hano kabisa karibu muri studio icyamamare wari kumbaza atese bafite nka bya bintu byo kwa Roza Muhando biba biri urimo umuziki hano cyane rwose Roza Muhando rwose ndamukunda cyane Roza Muhando yaragupostinze cyane niyo mpamvu nanjye ngomba gukoresha umuziki umeze nk'uwo yaragupostinze nawe nyagukora cyane rwose ni byiza cyane noneho Vani tugiye guhita dutangira tugomba guhita dutangira kabisa process zo gutangira gukora indirimbo ubwo nanjye ngiye kuzikopera arabanza aririmbe duha kapera kuko aririmbo ugiye kuririmba abaza dukubite twumve koko yicare hano Ganganira imibabaro ibigeragezo bimwe bizabigusanga abakuvuma baturiye we harapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana mwene data nshuti ganganira imibabaro ibigeragezo bimwe bizabigusanga abakuvuma baturiye we harapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana reka tube turekeye aho ngaho reka tube dufungiye aho uko ndabizi wowe wari ugiye guhita ufatiraho noneho Vani mbabarira ungirire mikrofone neza duhite dutangira kuko twe ibintu byacu ni fasta turi mu rugendo ruhita rukomeza nawe umvisha yagiye gushya istidura ifashe bugwate yaranyemeje bamwumvishe reka gitari ndanyishyize hasi no yifitiye n'ukuntu afite beat mu maboko ngo ubwo banamwereka ingoma ari bigire bararenze banamwereka ingoma ari bigire ko numiwe Nyarudindiri agiye gushya Nyarudindiri bamwita Nyarudindiri aratwika ari gushaka ngo beat nkizo ngo kwa Muhando banza mukubitiraho ka karirimbo kawe dore uyu niwe Nyarudindiri ati ngiye producer sinamurushye Aida nawe mwana ndi kuri pressure nk'iza nifuza zamunanira yari umuvuga butumwa
noneho ga muri buri kumva mwene data nshuti ihanganira imibabaro ibigeragezo bimwe biza bigusanga abakuvuma baturiye we harapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana mwene data nshuti ibigeragezo bimwe biza bigusanga abakuvuma baturiye we harapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana ayo suri mitero icyo ni igitero nuko rero nkuko nari nababwiye ko turi muri studio kwa Fazzo big producer bimeze bite umusaza ni neza cyane myinshi wana ni myinshi byo kabisa ashize igihe tutabona bimeze bite ndaho ndashima Imana nkuko bigaragara mu byukuri hari abakunzi b'umuziki nyarwanda hari abantu bakunze touch yawe abantu bakunze production yawe nk'umuntu wa byukorera amazina akomeye harimo ba Bruce Melody harimo ba Riderman harimo amazina akomeye ndumva mu ndirimbo zagiye zitambuka muri icyo gihe abantu bumvagamo akajingo Fazzo big producer nyuma baza kuba bameze nk'abakubuzeho wari uri hehe naragiye mu tundi tuntu tugiye dutandukanye ariko natwo tw'umuziki harimo kwiga kwebwa no kwihugura niko navuga umuntu anareba uko ibintu bimeze hagati aho ngaho isaba ari kuza bimeze bite babizi umuntu yigira ku bakuru abato byose bifatanyiriza hamwe nyine kwiga ibyo narindimo n'utundi tuntu ku ruhande urabona twarakuzemo ntabwo tukingana kwa kundi ari gutekereza ibintu birebire uyu munsi rero nakuzaniye umugabo sinzi ukuntu natekereje abagana ariko Fazzo ari mu bantu n'ubundi bakuriye mu rusengero ngo wabayeho na pasiteri cyane bundi muri segonderi nabaga ndi perezida wa rajepura ariko batwitaga ba pasiteri nyine nari pasiteri nigisha kwigira umubatizo mbwiriza ubutumwa bwiza cyane Imana iza kumindurira imirimo mu producer yego ninde muntu wakoreye inde muntu mwakoranye nigeze mvuga nti producer Orbit yanyuze mu biganza byawe harimo harumize mu biganza byawe nimba nibuka kuko ndibuka ko ahantu twabanaga mu myaka ya kera Orbit yaratari yanamenye ibintu byinshi yego niko bimeze rwose usibye na Orbit harimo Evidex harimo Traxlayer harimo nyine ni benshi ukunze ninde muhanzi wakoreye ubu ngubu ukajya nyine kwishimira intambwe amaze kugeraho ubwero ukavuga ati hari tafari nasizeho urumva ni benshi ariko w'ingenzi navuga n'abantu babona bigaragara cyane ni Bruce Melody kuko niwe navuga natangije zero nakava ari kuvamo ikindi kintu ndakeka kandi biracyakomeza ntabwo ari ubu ngubu nyine ntabwo bigarukiye aha aracyakomeza gutera imbere rero nishimira cyane icyo kintu nabashije gukora ni ikintu cy'ingenzi cyane kikura nanjye ku mutima ariko mu ndirimbo ye bado yajya avuga ku bantu bagiye bamufata ukuboko harimo izina rya ririmo Fazzo ubahwa yego ako kantu karimo mu ndirimbo ye bita bado uyu munsi rero nakuzanye uyu mugabo yitwa Nyarudindiri ari yambwiye ati ndashaka ibintu bimeze nk'ibyo kwa Muhando
nabanje kubaha umwanya kuko buriya biba byiza kureka producer n'umuhanzi bakabanza bagahuza neza aho mugeze ibyo ari byose numvishe mwamaze gufata umujyo w'indirimbo akuririmbiye uburyo mujyanye ubyumvisha ute afite umwihariko ntabwo agoranye by'umwihariko noneho muri studio ni umuhanzi uririmba akaba yumva ritime akaba yikubitira ingoma ukumva ingoma ashaka mbese ntabwo arushye ni umuhanzi ushobora no gukora indirimbo zirenze imwe ku munsi niko namubonye ni umuhanzi wihariye cyane ni umuntu ukomeye cyane ndakeka ko ari we mu producer wa mbere ukomeye mushobora kuba mukoranye ntabwo nari muzi njyewe nzi ba Birenabi ari bo bankoreye ziriya ndirimbo niyo mpamvu nawe mu kumubwira ati nshyire mu muziki wa Roza Muhando neza rwose kandi ansiriremo n'injyaruwa kanu k'akajyaruwa kajyemo byose arabikubitiraho nta kibazo cyane rwose ushobora gukoraho gato tukumva ahantu ibintu bigeze mukorereho ahite amera nk'uwinjiye muri beat igito cya mbere tangira ka kantu kabanza twumve bituma urime nk'itero kimwe wenda Tustihanganira imibabaro ibigeragezo bimwe bisa bikuguka aba kuvuma baturiye arapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana bene data tustihanganira imibabaro ibigeragezo bimwe bisa bigusanga aba kuvuma baturiya we arapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana uratembagara vuba bidatinze aba kugwanya bakurebe bakuyoberwe icecekere tulize mu mari kwire belu kunagiye kukugwanirira icecekere tulize mwa aba kugwanya bakure bakuyoberwe uratembagara vuba bidatinze aba kugwanya bakure bakuyoberwe icecekere tulize mwa kwire belu kunagiye kukugwanirira icecekere tulize mwa reka tube tuyekeraho yari sample nari ndi kumvisha abantu bayita indirimbo uri gukora dore uratabawe wayihimbye bivuye kuki reba bivuye mu buzima bubi naciyemo ira mu mutara baraneragerana mu miryango iranyanga Imana iza kuyima icyo gihe ngubu uri kwikora muri studio ni ibintu byiza cyane kubera ko rero mfite abahanzi babiri hari ni nawe ngiye kuzana bamwita Nkundi Ngabo umukecuru wamenyekanye cyane bita Masegonda hari akantu ke yaririmbye ku bantu bari kudukurikira barabize akantu bavuga ngo akunda ingabo akunda abanyamakuru ubwo nabagiye kuririmba karofre ku ndirimbo ye kuko bose barambwiye ati ujye uzamura impano dufashe Imana ishimwe ko nawe uri mu bantu bafashe impano nyinshi cyane Imana ishimwe ko wanatwemere ko uyu munsi tuza hano nkazana izi mpano zanye nkazana abantu banye nubwo bwose tuvuga ngo dufasha abatariko n'abakuru birashoboka bati nagisupusupu byakunze yakuze n'abandi bose bishobora gukunda Fazzo ubu umuntu ukeneye kuza gukora ukeneye ko umukora indirimbo noneho urahari ndahari ubu ngubu kabisa ndahari wese hari ubwo wenda turaza kubashyiriraho nimero hariya hejuru yahamagara kugira ngo akubone umukorera indirimbo yego rwose nta kibazo kanzane undi muntu wundi wa kabiri nawe azadushyirira kandi kantu bayita indirimbo uri gukora dore uratabawe wayihimbye bivuye kuki reba bivuye mu buzima bubi naciyemo ira mu mutara baraneragerana mu miryango iranyanga Imana iza kuyima icyo gihe
ngubu uri kwikora muri studio ni ibintu byiza cyane kubera ko rero mfite abahanzi babiri hari ni nawe ngiye kuzana bamwita Nkundi Ngabo umukecuru wamenyekanye cyane bita Masegonda hari akantu ke yaririmbye ku bantu bari kudukurikira barabize kantu bavuga ngo akunda ingabo akunda abanyamakuru abwo nabagiye kuririmba karofre ku ndirimbo ye kuko bose barambwiye ati ujye uzamura impano dufashe Imana ishimwe ko nawe uri mu bantu bafashe impano nyinshi cyane Imana ishimwe ko wanatwemere ko uyu munsi tuza hano nkazana izi mpano zanye nkazana abantu banye nubwo bwose tuvuga ngo dufasha abatariko n'abakuru birashoboka bati nagisupusupu byakunze yakuze n'abandi bose bishobora gukunda Fazzo ubu umuntu ukeneye kuza gukora ukeneye ko umukora indirimbo noneho urahari ndahari ubu ngubu kabisa ndahari wese hari ubwo wenda turaza kubashyiriraho nimero hariya hejuru yahamagara kugira ngo akubone umukorera indirimbo yego rwose nta kibazo kanzane undi muntu wundi wa kabiri nawe azadushyirira kandi kantu bamwita Esther cyangwa se Masegonda umuntu wamenyekanye cyane kuri YouTube ariko kamenyekana n'uburyo ahimbira we ntabwo bijya bimusaba kwandika ubu nanone bambwira ati inkorera indirimbo nijyanye n'ibiki byose ahita kubitaho ngaho umeze neza meze neza kera umbwira ngo ariko wazanyanye muri studio none dore isaha y'Imana irageze Imana ishimwe bizi ko uyu munsi se nkujyana muri studio oya Imana ikora n'ibitangaza kandi wowe ntabwo uri bungore nawe nzi ko indirimbo uri kumva uyu munsi ugiye gutangira gukora ku buryo tuzanayereka abantu yararangiye ni iyihe Nkundi Ngabo kubera icyo ukunda ingabo hari impamvu Nkundi Ngabo ndaryama ngasinzira kubera zo kandi sinigisinziraga najyaga mpangayika ariko sima ko maze ukazihambereye saa ku isaha rero Nkundi Ngabo abantu barakwibuka bose mu biganiro byagiye dukora bitandukanye barakwibuka uri kubumba mu gishanga turi gukura ibumba bakakwibuka uri kugenda kuri defile ako ni akantu kamamaye cyane mu Rwanda uri kuvuga ngo kunda ingabo kunda n'abanyamakuru ririmbaho numve kuri ako kantu gato Nkunda ingabo nkunda abanyamakuru batwamamariza ibi bikamenyekana ayo magambo atatu yo ndibiririmbe yonyine wenda ibindi tuzabe kubyuza nyuma danse pam ding boom ding bam bam ding boom Nkunda ingabo nkunda ingabo nkunda abanyamakuru batwamamariza ibi bikamenyekana Nkunda ingabo nkunda abanyamakuru batwamamariza ibi bikamenyekana ding bang ding urukuza kumufatisha bazajemo kubicura cyane mushakira akantu nawe twumva ukuntu ari buze kuza arimo neza cyane biri buhure cyane ariko zire kuteri ziri ubundi ariko baraza kuririmbiramo hariya nyuma nta kibazo Nkunda ingabo nkunda abanyamakuru ati nkunda abanyamakuru turuwa moja nkunda ingabo biri nkunda ingabo ya hi 2 3 3 4 nkunda ingabo nkunda abanyamakuru batwamamariza ibi bikamenyekana ding ding wenda nzabizire digidi bamba wenda nzabizire digidi bamba bing bing bong cyakoze noneho umusa iyo beat uraza kuyibona
nijeje bano bantu bari kudukurikira ko ibi bintu bizajya muri beat nako birajya bazuhanga iyi ndirimbo ya Masegonda igomba gukora producer w'umuhanga niyo mpamvu nanjye nabazanye kwa Fazzo kuko bagomba kwimva yarangiye gutya imeze nta kintu tuyihinduye kandi iri muri hiti. Wow. Iyi ndirimbo yawe ifite ubutumwa buremereye cyane niyo mpamvu munyari wahisema kukugira indirimbo nyinshi. Niyo nahisemo kuko kubi yari bitoya ubundi twahabonye kandi mwatubonye tuzagaruka akaryoshye gahora mwitama burya nubwo bamwe ntigahoramo kugahoramo. Badushakira akagoma se turirimbireho gato wenda ibindi turaza kubikora nyuma hirya ya kamera. Akagoma kameze gati dushakira akabite nkunda ingabo nkunda abanyamakuru. Indirimbo yawe nanjye narayifashe. Uririmbo ko aririmba piga bam bam di di bigi di di nkunda ingabo ho 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 nkunda ingabo ya 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 nkunda ingabo nkunda ingabo ha ha nkunda abanyamakuru ha ha nkunda abanyamakuru batwamamariza ibingibi ha ha bikamenyekana he he nkunda ingabo he he nkunda ingabo when ya nkunda ingabo begene hazane bone ha hani ke hele bwakane vame fa bing bing nkunda ingabo nkunda ingabo ki 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 nkunda ingabo ho ho nkunda ingabo nkunda abanyamakuru nkunda ingabo hey nkunda ingabo didi hayo 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 pa shadi nkunda ingabo bom 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 nkunda ingabo ye uzi impamvu nzikunda nkunda ingabo ndaryama ngasinzira ye genda ntabwo bamfite ndi ntimirwa wehe digida bajanze ni mwumve yehe Masegonda nkunda ingabo he nkunda abanyamakuru batwamamariza ibi ye bikamenyekana yo ho ho nkunda studio yacu idutangariza aya mashusho mukayabona abasitari mwese nkunda ingabo he degede nkunda ingabo ibintu ntabwo bizagarukira hano. Wow, ibi bintu muzabishobora mugani wafata ku mavuta mana. Ibi bintu ni ibintu bikaze cyane. Uramwumvishe? Umva ibi bintu sinzi nimba bazabishobora kabisa abandi bantu. Ndumiwe. We wabirangije wabifashe. Digida. Dindinda. Bu. Nkunda he. Nkundingabo tegede nkundingabo ha nkunda abanyamakuru we nkundingabo batwamamariza ibi nkundingabo bikamenyekana we badusangiza ibyiza we nkundingabo ha nkundingabo hari yashase ubwo nukuvuga ngo nibwo nyine ntago twakuboma kubereka ibintu byinshi kuko izi ndirimbo ziba zigomba kuzajya hanze mukazireba mufite amatsiko utwunu dusample akandi kazi gasigaye ubwo naka producer n'abahanzi twabazaniye Fazzo ndagushimiye cyane nizere ko hari impano nanjye ubu ikintu ngiye gukora mwa bantu ndaje mbaha nimero iyi studio iri hano Kagugu
mu gasanti. Ndaje mbashyiriho nimero muzajya muhamagara ukeneye kuza gukoresha indirimbo hano kwa Fazzo. ahagere rwose. Utazi kwandika hari abanditsi, utazi kuririmba hari abantu bamwigisha kuririmba, mbese ushaka amashusho, mbese ibintu byose bijyanye n'ibyo. Yego. Urakoze cyane, reka mbashimire, reka nshimire abantu bose badukurikiye baduherekeje muri studio. Igisigaye ubwo no gutegerezanya amatsiko kugira ngo izi ndirimbo zizasohoka ibintu bimeze neza cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.